izemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira ntisinzira izakurinda amajana maza none no mu bihe bidashira izakurinda amajana maza ayi la esivageria Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa iyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho kumanywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuzagu Baba we hila hosema ritasyon langoza ya kasi witinda yawe Mana Imana yacu abwiterera izago ntacyo twatanze ngo turame n'ababuze ayo mahirwe burya nabo si ku bwabo kuko ntawanze kuramukayo ntacyo twatanze ngo turamewe n'ababuze ayo mahirwe burya nabo si ku bwabo kuko ntawanze kuramuka niki watanze mwana wa damu zatumye urimbayo bigeza menya ko ari ubuntu wagiriwe hima zika bila govaya izina rya Yesu Kristo mwiza w'i Nazareti Imana y'ibitangaza Imana y'imbaraga nyinshi Imana y'icubahiro Imana isumba imana zose yo turagupfakamiye Yesu umwana w'Imana nyiri imbaraga nyiri buntu turabyibutse neza kuko hari ibyo wakoze Mana guhera mu kwa mbere ubu ni mu kwa 12 imbaraga zawe zabanye natwe wagendanye natwe ntabwo wadutaye Mwami Yesu lila odize fari ya greva ya ilare tesika dufite impamvu zo kuguhimbaza Mana dufite impamvu zo kugushima Yesu mwiza we izina ryawe rirakomeye murengezi w'isi n'ijuru we lia osi pri traje negeria desae kanore testange ya Mwenyezi Mungu wa zamani zote Mana y'icubahiro we tizemera kw'ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira ntisinzira
izakurinda amajana maza none no mu bihe bidashira izakurinda amajana maza la esivageria Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa iyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho ku manywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuzagu Baba we hila hosema ritasio langoza ya kasi biba ondila jibe truza la geri ya shambure tezageri kumanywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi tuzagutinyayo kumanywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuzagutinyayo ureke dutere haleluya tuzamuye ibiganza haleluya Bwana sifiwe tumpepee Bwana wa majeshi tuzamura ibiganza kandi ababishoboye haguruke dutereza haleluya Imana irakomeye cyane amezi 12 tizemera kwibirenge byawe biteguza kurinda ntabwihunikira ntisinzira kumanywa izuba ntirizakwica nijoro ukwezi ntuzagutinyayo kumanywa izuba we Baba we la ozega vega ya sangretisa logea Hallelujah 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 Bwana sifiwe Hallelujah Yo uzikora hari abandi batakirimo umwuka cyane kandi wanyusa amafaranga mwishuye yego ariko n'imbaraga z'Imana Hallelujah Bwana Yesu asifiwe Hallelujah tuzamura ibiganza Hallelujah 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 Hey Churanga sebeni twumve papa nimwicare muhagarare duhimbaza iyo Mana yego Churanga twumve Imana ni gitangaza kabisa si ibintu byo kubwira abandi bantu amakuru keretse wewe nyine ukabyibonera gusa yo ushimwe kuko wabanye natwe Mana deza keni marites lila osi maritasio li oseria Mana y'ubwiza urahambaye Mana urahambaye Mana nzagushimisha umutima wanje bavuga ibigwi by'amaboko yawe Mana nzagushimisha umutima wanje bavuga ibigwi by'amaboko yawe Mana nzagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe Mana nzagushimisha umutima wanje we zavuga ibigwi by'amaboko yawe zavuga ineza wangiriye Mana we zabiye byari bikomeye warabinduye Mana yo we zabiye byari bikomeye warabinduye Mana Mana nzagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe Mana nzagushimisha umutima wanje zavuga ibigwi by'amaboko yawe zavuga ineza wangiriye Mana we zabiye byari bikomeye yarabinduye Mana zabiye byari bikomeye warabinduye Mana we imbere yacu ari yacuze umwijima curaburimbiwe
hirya no hino tazira yariho Mana we waje kumurabyo uradutabara waje kumurabyo wa hima hila hosa waje kumurabyo uradutabara waje kumurabyo Baba we umpera Imana yacu icyubahiro we haleluya wanasifiwe iyo Mana nifite imbaraga zo guhindura ibyananiye abantu Imana yacu niyo yonyine ibishoboye Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe nizihagararana natwe twese kutungana gusumba abavandimwe bacu Imana twamenye yo muyizamurire ibiganza haleluya yo ni Imana yacu twizeye we P3 la odekavaya iyo tunaniwe sankaho yaturetse wiringira yuko izadutabara Imana idukunda izemera ko turengana nubwo yatinda kudusubiza amaherezo izatabara haleluya komera Imana amashyi we ngwino mukozi w'Imana reka dukomere Imana amashyi menshi dufatanye twese twibuke Yesu tekereze n'urukundo yadukunze yashora mu gashamba ka Getsemani yarageragejwe ntiyatwihakana inde wundi mwami wapfira amaziwe inde wundi wabona atari Yesu dufatanye twese twibuke Yesu tekereze n'urukundo yadukunze yashora mu gashamba ka Getsemani yarageragejwe ntiyatwihakana inde wundi mwami wapfira amaziwe inde wundi wabona atari nakwituriki nakwiturikise nakwiturikidada kwiyamashime ku mirimo wakoze kadukomere Imana amashyi menshi haleluya muvuge ngo amen mfite ubwoba bwinshi kino gitaramo giteye ubwoba giteye ubwoba kabisa giteye ubwoba pe haleluya haleluya gahunda nuko zigiye gukurikirana kugira ngo nanone cyangwa birabagora Bwana sifiwe haleluya ikirere tuvuye mu ndabona ari umukunga cyane no pratique yes garutse gushima yes garutse
n'ibimukoraho Yesu arakora Yesu arakora we Yesu arakora ukuri arakora ukuri arakora ubwiriye dahiduka n'ibimukoraho Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro rubw'ibihe dahiduka n'ibimukoraho Yesu arakora n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora Himazwa Yesu
Imana ibaho umugisha. Abaririmbyi basigare hano gatoya. Hanyuma protokole badufashe ibiseke ndabona byahageze, badufashe hari bitarahagera mbere ko dukomeza gahunda zindi. Turaguhimbaje Mana, turagushimiye cyane bivuye ku ndibaza imitima yacu. Tugarukanye amashyi. Yewe mwana wa Adamu yo, uri ugihumeka, ese niwashimira Imana ikugejeje aya magingo. Yewe mwana wa Adamu yo, uri ugihumeka, ese niwashimira Imana ikugejeje aya magingo. Iki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwa bigezaho. Enya ko ari umuntu wagiriwe, aho nawe ushimira uwo mwami. Iki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwayo bigezaho. Menya ko ari umuntu wagiriwe, aho nawe ushimira uwo mwami. Iki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwayo bigezaho. Menya ko ari umuntu wagiriwe, aho nawe ushimira uwo mwami. Ntacyo twatanze ngo turame, n'ababuze ayo mahirwe, burya nabo si ku bwabo, kuko ntawanze kuramukayo. Ntacyo twatanze ngo turamewe, n'ababuze ayo mahirwe, burya nabo si ku bwabo, kuko ntawanze kuramuka. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwayo bigezaho. Menya ko ari umuntu wagiriwe, hima sika bila govaya. Niki watanze mwana wa Adamu byatumye urindwayo bigezaho. Menya ko ari umuntu wagiriwe, aho nawe ushimira uwo mwami. Ukagera aho wibwira uti Mana nzikiri kumwe nawe. Rambura ukuboko kwawe nka Petero uvuga uti mwami arengewe.
azamura ibiganza we. Bwana Yesu asifiwe. Tuzamura amaboko yacu kubwo guhimbaza Imana. Iyo yavuze no kubikora izabikora yo.